Ni umugoroba rero wuzuye ibyishimo kandi wuzuye byinshi dutegereje kuri Nyagasani Yezu Kristo. Roho Mutagatifu rero akomeje gushyira muri varize yacu, akomeje kudutekerera ibiseke byacu. Uyu mugoroba rero turakira Padiri Mundere Dominique, ntabwo ari ubwa mbere muri uru rugendo aje kutuganiriza. Uyu munsi niwe Roho Mutagatifu yacishijemo inyigisho turi buhabwe uyu munsi, ivuga kuri Bikira Mariya mu buzima bw'umukristo. Padiri rero Dominique, turakwakiriye kuri uno mugoroba, ikaze nanone kuri Yezu Kristo Mutabazi. Turakwishimiye kandi dutegereje kumva icyo Nyagasani Yezu yaguhaye kandi icyo Roho Mutagatifu ari bukubwire kutugezaho. Teze amatwi, nizere ko abavandimwe gakarine kanyu kari hafi, dukomeje kwandika no kwitega amatwi yose ay'umubiri n'aya roho. Tugire Kristo. Karibu Padiri. Kristo Yezu akuzwe. Yakuzwe iteka ryose. Ndabashimiye kuba mwongeye kunyakira kuri uyu munsi. Mwavuze ko turi kuvuga Maria Mater Christianorum, Bikira Mariya umubyeyi w'abakristo cyangwa se mu buzima bw'abakristo. Nkora iyi shusho nyitekereza, inyuma hari ishusho ya Bazilika ya Mutagatifu Petero, ariko hari abakristo mu ruhande. Turi buvugishe amagambo, tuvugishe n'amashusho. Amashusho yoherehereza cyane umukristo utumva neza cyangwa se uwo tutari kumwe. Tubaye turi kumwe amaso ku yandi ushobora kubyumva neza, ariko hano nahisemo gukoresha amashusho kubera ko ishusho hari igihe ivuga kurusha ijambo ngende kuvuga. Ishusho iza riri gukonkeretiza, riza kuzuza ibyo ndi kuvuga ngewe ubwanjye. Niyo mpamvu nahisemo ubwo buryo bubiri. Iyo tubonye kuri iyi shusho turi kubona umubyeyi Bikira Mariya ateruye umwana Yezu. Umwana Yezu ariko mu maboko ye afite umubumbe w'isi uriho umusaraba. Iyo si izakizwa n'umusaraba. Inyuma ye hari kiliziya ya Vatikani, ariyo kiliziya navuga mama w'izindi kiliziya zo ku isi zose, ariko nanone iruhande hari akandi ka kiliziya kameze nk'umuryango remezo. Murahita mukabona iruhande, bivuga uwo Yezu Kristo wazanwe na Bikira Mariya, uza gukiza kuva hejuru i Roma, kuva kuri kiliziya yo hejuru kugera kuri ya yindi yo hasi. Hanyuma iyo twitegereje muri bano bantu bakikije umubyeyi Bikira Mariya, kubera ko turi kuvuga Bikira Mariya mu buzima bw'abakristo, ni ikihe kimenyetso? Turi kumubonamo abihaye Imana, ababikira bambaye amavara, turi kubonamo abarayiki, turi kubonamo abantu batandukanye b'ingeri zose, yenda tutashatse gusobanura uko twabishakaga, ariko icyangombwa nuko turi kubona uyu mubyeyi Bikira Mariya niwe turi kuvuga kuri uyu mugoroba. Bikira Mariya umubyeyi w'abakristo, cyangwa se mu mumaro mu buzima bwacu bwa gikristo. Iyi shusho nicyo yashakaga kwerekana. Insanganyamatsiko yacu n'ubundi ni Bikira Mariya mu buzima bw'umukristo. Ni nacyo tugiye kurebaho amaziki, kuko Bikira Mariya namye ndi kuvuga mu buzima bwa kiliziya. Ntushobora gutandukanya Bikira Mariya mu buzima bw'umukristo na Bikira Mariya mu buzima bwa kiliziya. Kiliziya ni y'abakristo, niyo mpamvu wundi bugende mvuga nimvuga umukristo ushobora no kuhashira kiliziya, kuko kiliziya igizwe n'abakristo. Ni nayo mpamvu kuri ya shusho ya mbere naberetse hariho kiliziya nk'inyubako, ariko kiliziya tuvuze kiliziya ntabwo ari zira nyubako naberetse imbere, ahubwo kiliziya mu by'ukuri ni aba bakristo muri kubona iruhande rw'umubyeyi Bikira Mariya. Ndagira ngo muri twe, niba hari uyu mubyeyi wanyakiriye, niba afite Bibiliya, adusomere mu Ivanjiri ya Yohani ibyo ndi kubereka, cyangwa se umwe muri twe udukurikiye adusomeye iriya Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 19 umurongo wa 25 kugera kwa 27. Iruhande rw'umusaraba wa Yezu hari hahagaze nyina na nyina wabo Mariya Mukakiropa na Mariya Madalena. Yezu abonye nyina ahagararanye na wa mwigishwa yakundaga, abwira nyina ati, mubyeyi dore umwana wawe. Abwira na wa mwigishwa ati, dore nyoko. Guhera icyo gihe uwo mwigishwa amujyana iwe. Iyi rero niyo texte ngira ngo dufate nka fondasiyo y'inyigisho y'uyu mugoroba. Murabizi ko bukeye bwa Pentecoste, niba sinzi namwibuka umunsi twizihije,
twizihije umunsi mukuru ku wa mbere wa pentekoste witwaga bikira mariya umubyeyi wa kiliziya. Nibwo hasomye iyi vanjiri. Mu by'ukuri umunsi mukuru duheruka mu kwezi kwa gatanu atari visitasiyo, umunsi mwiza wajyanaga n'ibyo turi kuvuga uyu munsi ni uwa mbere wa pentekoste. Kubera iki dusomye iyi vanjiri? Nuko bikira mariya akimara kwakira ubutumwa bwa marayika gaburiyeli, navuga ko ntabwo agaragara cyane mu ivanjiri. Ariko nanone ibya bikira mariya byatangiye kujya habona mu buryo bugaragara kandi buri kwinjira mu gucungurwa kwacu munsi y'umusaraba, navuga kuri puwe finale, aho bigaragara ko ubuzima bwari busa n'uburangiye, navuga abari bishe Yezu Kristo, niho bikira mariya yatangiye gusa n'uwakira bwa bwamikazi bw'isi n'ijuru. Ni muri urwo rwego rero nahoze nkubwira ngo, cyangwa se ndi kuvuga ngo natekereje ngewe inyigisho nayitekereje ku wa mbere wa pentekoste. Ibyabaye ku wa mbere ni ukuvuga ngo umunsi mukuru kiliziya yizihije ku wa mbere wa pentekoste, umunsi mukuru wa bikira mariya umubyeyi wa kiliziya, ari naho umubyeyi w'abakristo. Hari indirimbo nkunda cyane ijyanye n'iyi vanjiri, kubera ko akenshi indirimbo iyo muri gushyiramo, iyo mukoresha indirimbo, ni ukuzajya mwibuka iteka kuvuga ngo indirimbo turi gukoresha ni izihe, ese ziratumarira iki, ese zijyanye n'ibyo turimo. Hari indirimbo ivuga ngo uwo mubyeyi twarazwe ni Mariya munsi y'umusaraba, Yezu Kristo yaramudusigiye munsi y'umusaraba, nimuze tumushime, nimuze tumusingize, ni nyina w'umwami azatuvuganira nitugeraho rukomeye, ni nyina w'umwami azatuvuganira nitugeraho rukomeye. Iyi ndirimbo iyuzuza ibyo tumaze kuvuga haruguru bijyanye n'ishusho muri kubona. Ishusho iri iruhande bikira mariya apfukamye munsi y'umusaraba, ishobora ku muntu utari kumva ibyo ndi kuvuga cyane ijana ngo abyumve neza, ariko ushobora kuba utumva n'ikinyarwanda neza. Tuvuge urugero, utari n'umunyarwanda ariko urebye iyi shusho yahita ikubwira ibyo turi kuvuga. Bikira mariya ari au pied de la croix. Ibyabaye ni ibihe? Iruhande rwa bikira mariya hari abandi bagore inyuma bari bamuri hafi. Ya vanjiri twahoze tuvuga, mariya ntabwo yari wenyine gufashanya kubana bugufi. Murabizi ko namwe hano, simbizi neza ariko abenshi kuri zino mbuga hariho abamama benshi mugenda mufashanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi, iyo mwahuye n'ibibazo cyangwa se mu byishimo, ariko muba bugufi, umwe akatabara undi. Niyo mpamvu bikira mariya atari wenyine munsi y'umusaraba. Batubwiye ngo hari na Mariya Mukakiropa ndetse na Mariya Madarena. Aba bose, cyane cyane Mariya Madarena, hari uburyo yari aziranye na Yezu, yahuye na Yezu aranyurwa, yemeza kuzamukurikira kugeza ku ndunduro y'igihe. Nuko bari bakurikiye Mariya aba bagore, ariko mu yandi magambo bari bakurikiye Yesu, bari bakurikiye na kiliziya ye. Niyo mpamvu nahoze mbabwira ngo iyi teme yanyu, iyi teme mwampaye, iyi ntawe utayivugaho. Hari igihe umuntu akubwira ngo uzaze kutwigisha yenda mu mwiherero, akakubwira akantu, yenda akakubwira akantu kari gasa n'agahishe, akakubwira ati yenda bikira mariya mu bakurambere ba kiliziya, akantu kishe cyane ku buryo ugomba gusoma kenshi. Ariko iyi teme yo irafunguye, n'uwayivuga wayivuga n'ukwezi n'umwaka ukomeza kuvuga. Aba bagore bari bakurikiye bikira mariya, bari batabaye bikira mariya, bari bamuri iruhande. Kubera ibyabaye, ntibyari bikira mariya gusa, ahubwo bari bari iruhande rwa Yezu Kristo. Navuze urugero rwa Mariya Madarena wari warirukanwemo roho mbi ndwi. Uko biri kose yari atabaye na Yezu, ariko nanone par extension bari banatabaye na kiliziya izavuka ku munsi mukuru wa pentekoste. Mu by'ukuri ntabwo ari mu mfuruka ya bikira mariya wenyine gusa.
umubyeyi rero bikira mariya hano iyi ndirimbo twahoze tuvuga iragaragaza iki? Iruhande rw'umusaraba wa yezu hari hahagaze nyina ariwe mariya, na mariya muka kiropa wa kabiri, na mariya madarena, batatu nk'abahamya b'abagore bagiye kuba abahamya b'ibyo yezu kristo agiye kubwira bikira mariya, agiye kubwira kandi na yohani. Amubwiye ngo iki? Nuko muri ako kanya yezu abonye nyina ahagararanye na wa mwigishwa yakundaga, abwira nyina ati, mubyeyi, dore umwana wawe, nawe mwana, dore nyoko. Ni ibintu bine exchange, bari kugenda bagurana. Guhera ubwo ariko uwo mwigisha amujyana iwe. Turaza kubona na konkiriziyo, umwanzuro w'inyigisho, turavuga ngo dusabe nyagasani kugira ngo mwe muri hano mujyane bikira mariya iwanyu. Kuvuga ishapure, kuba wagira amashapure menshi ukaba wajya uvuga bikira mariya kenshi, ntibivuga ko bikira mariya umufite iwawe, ntibivuga ko bikira mariya mu buzima bwawe ahari. Niyo mpamvu nkubwira ngo mu mwanzuro turaza kuvuga ngo bikira mariya tumujyane iwacu. Intego rero y'iyi y'umweru turimo kuvuga n'ubundi nta kindi, ni ukuvana umukristo mu buyoboke bwa bikira mariya bushingiye ku marangamutima, les emotions, ahubwo umuntu ugakurikira bikira mariya mu buryo nyobokamana nyakuri bumuha gukura mu kwemera, gukura muri yezu kristo. Kugira ngo byumve neza, muri kino gihe hari ikintu cyo kuvuga umuntu agakura muri bikira mariya ariko ukazamuka muri bikira mariya mu by'ukuri ari amarangamutima. Nituvuga les emotions, yenda undi wumva ikintu bita la rationalité cyangwa se ibintu by'ubwenge. Nuko iyo tuvuze les emotions, tuvuge urugero. Ngiye kubaha urugero, nuko yenda hano mudafite umurongo wa YouTube ngo mutangeho urugero. Iyo muri kwiga ibintu mwize byose ni byiza cyane, birafasha abakristo. Abakristo barakurwa kandi bari gukorerwa ibitangaza byinshi. Nuko yenda nkeka ko abantu batanga ubuhamya cyangwa se bavuga aho maze kugera, ariko nyamara ni ukubera iki ibi biganiro birebwa iyo bigiye kuri YouTube? Ni ukubera iki? Hari igihe ngiye yongeye kuri channel yanjye negura inyigisho nkumva mvuze nk'iminota 20 ntako nagize, ariko nkajya kubona irebwe n'abantu nk'igihumbi 500 cyangwa 2,000. Muri za nzenya mujya mwumva mu bihugu by'iwanyu, i Burundi, mu Rwanda, babandi b'abanyanzenya, iyo ateyeho urwenya rurebwa n'abantu bangahe? Rurebwa n'ibihumbi 100. Ni ukubera iki? Ni ukubera iki ibidafite akamaro birebwa cyane, ibifite akamaro n'ibirebwe? Ibyo nibyo bita la logique algorithmique, les algorithmes. La logique algorithmique ni iki? Nuko les algorithmes ziri muri computer, ziri mu mashini yanyu, zifavoriza, zisunika cyane amarangamutima. Mu kanya nabuze mbwira abakristo 15 twavanye asizi, natangajwe nuko batari babizi. Ubanza namwe sinzi niba muri mwe mubizi neza. Barimo bambwira mu buhamya bandapira inkuru zibuko abarimo b'i Burundi, harimo abanyarwanda, bambwira bati dore nzenya nizi. None bakambwira ngo abantu bazana ku macano ya YouTube bakarira bakavuga ngo ariko kanaka we, ariko donc bakavuga amarangamutima, bakagaragaza amarangamutima. No, nza kubabwira ni ukubera iki bigenda kuri iyo. Iyo uje kuri zino mbuga nkoranyambaga, hari n'igihe bakubwira ngo nutarira ntabwo twishyura. Ibyo mugomba kubimenya. Nutarira, kubera ko iyo urize, ibyitwa les algorithmes bihita bigira amarangamutima, bikazamuka, bikakwerekana wowe, bikakugaragaza, bikavuga biti okay, ni wowe. Ushobora kuba uri musenyeri ukigisha pe zigatinyana, nturebwe n'abantu 1000, ariko undi muntu wiri uvuga ngo kanaka twamubonye ari gukora ibintu na kanaka mu rwishwa, bakamugaragaza. Sinshaka kubitindaho, ahubwo nari nshatse kwerekana uburyo no mu bakristo, uretse ko abantu na Papa Leon yarabivuze ngo abantu be kwitwara ko muri les algorithmes,
izi algoritime. Kubera ko bitabaye ibyo, hari abakirisitu tujya tubona usanga umuntu akurikira Bikira Mariya ariko ari mu kigare. Wamubaza Bikira Mariya ni muntu ki? Ninde? Bimeze gute? Nkunda kwakira abantu baza gutembera hano i Roma. Hari ikintu njya nkunda kubabwira, ndavuga nti ndakwereka ahantu uzagutembereza hose. Iryo tsinda twari turi kumwe ryaje hano ku wa mbere, ubu ngubu rirataha ejo, ni iminsi 5 bamaze. Ariko hari ibintu ntashobora kwemerera umuntu uje hano. Ndakubwira nti ufite telefone, fungura. Niba tugiye muri bazilika, menya ibiberamo. Niba tugiye muri bazilika y'umubyeyi mukuru Santa Maria Maggiore ishinguyemo Papa Francisco, ni gute wajya kumbaza ngo kara ni agaki, ngo harya ngo habereyemo iki, ngo bazilika uvuze iki? Kandi nawe ubizi. Ni ukubera iki bimera gutyo? Ni uko usanga umukristo ari mu icyo bita umushyikirano cyangwa se iyobokamana rishingiye ku marangamutima. Yezu ni uwanjye, ndamukunda, Yezu yangiriye byiza. Ariko maze Yezu ni muntu ki? Ntacyo agusubiza, ntacyo azi. Iyi nyigisho rero icyo turi kuvuga igamije ni ukugira ngo tushobore kugira icyo tugeraho cyadufasha donke kuzamuka buhoro buhoro tuva mu marangamutima. Bikira Mariya ni umutima w'ivanjiri. Iyi shusho iraza kutwereka, murabona iyi shusho. Bikira Mariya afite igitabo cy'ivanjiri, ariko iyo vanjiri iri mu mutima we. N'ubundi ruhande hari wa musaraba, ariko wa musaraba nubwo hari andi magambo avuga ngo ece filius tuus, dore umwana wawe. Ku ikamba rya Bikira Mariya handitse ngo kore evangeli, umutima w'ivanjiri. Ariko hakaba nanone ngo ece mater, ahangaha ece mater tua. Aya mbere ece filius tuus na ahangaha, kore evangeli ni ikilatini, ece mater tua, dore umubyeyi wawe, dore nyoko. Bivuze ngo nubwo Yezu Kristo ari ku musaraba, ariko amagambo Yezu yavuze ari ku musaraba, muri kumubona hirya ari ku musaraba, ariko ari kubwira nde? Arabwira Bikira Mariya. Bikira Mariya nanone ari opiye, ari munsi y'umusaraba, amagambo ari kuvuga, ari kubwirwa, arayashingura mu mutima. Niyo mpamvu Bikira Mariya avuga ngo ni umutima w'ivanjiri. Akaba ari byo rero tugiye kureba. Mariya nk'umukristo wa mbere. Kubera iki umukristo wa mbere? Bikira Mariya si umuntu usanzwe wo ku ruhande, ahubwo niwe wa mbere, akaba n'uwa mbere mu kwemera. Hari ikintu twakwita mu gifaransa, hano mu kinyarwanda nabuze ijambo uko nabisobanura, ariko hari ikintu bita code genetique. Code genetique ni iki? Yenda nacyita, iyo tuvuze code, tuvuge code ni nk'amategeko. Code genetique du christianisme, twavuga ngo ibigize izingiro ry'ibigize ubukristo. Bikira Mariya rero abirimo. Uti kubera iki abirimo? Kubera iki turi kumwita umukristo wa mbere? Niba turi kuvuga ngo Bikira Mariya mu buzima bw'umukristo, mu buzima bwawe, ariko ukamenya ko Bikira Mariya ari wowe wakubanjirije kuba umukristo. Kuko hano turi kuvuga Bikira Mariya mu buzima bw'umukristo, ni mu buzima bwa Kristo. Iyo tubonye kuri Annonciation, Marayika Gaburiyeli abwira Mariya ko azabyara umwana w'Imana. Marayika Gaburiyeli abwira Mariya ko azabyara umwana w'Imana. Marayika Gaburiyeli watumwe n'Imana abonekera Mariya. Amagambo yamubwiye yabaye intandaro yo gucungurwa kwacu. Ni ukuvuga ngo amagambo Marayika Gaburiyeli yabwiye Mariya yabaye intandaro yo gucungurwa kwacu. Yezu Kristo ntabwo yari yakaje mu isi bigaragara. Mu yandi magambo, muri ayo magambo yakira kwemera umugambi w'Imana, yabaye umukristo wa mbere. Bikira Mariya ni umukristo wa mbere. Niba rero tuvuga ngo Bikira Mariya mu buzima bwacu bw'abakristo, tugomba kumva ko Bikira Mariya ari uwa mbere. Mbere y'uko wowe ube umukristo,
bikira mariya niwe wabaye uwa mbere, kuko niwe wabaye igihe yakiriye ubutumwa bwa marayika gaburiyeli yabaye uwa kirisito. ariko nk'uko nabuvuze mbivuga haruguru, hari icyo twakwita paradoxe d'aujourd'hui. Paradoxe d'aujourd'hui ni ukuvuga ngo nk'iyobera cyangwa se abantu gucanganyikirwa kwa none ni ukubera iki? Mu isi ya none irimo benshi bashaka iyobokamana ryo kwigaragaza, icyo bita new age, kwiyegurira bikira mariya no kumuyoboka bisa nk'aho bitakigezweho, ndetse kuri bamwe byahindutse nk'iby'abakecuru. Ku ruhande rumwe kwiyambaza bikira mariya ntibikigezweho, ariko kandi ku rundi ruhande, kuko hari umuntu uzakubwira ibyo ngibyo nta kigenda, ibindi ni abakecuru. Mujya mubona nk'iyo mugiye mu Rwanda, i Burundi, nkeka ko nabyo byaba bishoboka, iyo uvuze ngo abarejiyo, abarejiyo abantu babarimo abenshi ni abakecuru. Ukabona kugira ngo ubone umuntu w'umusore, kimwe mu bintu byatangaje hano mu Butaliyani ni ukubona uyu musore twahoze tuvuga Carlo Acutis, iyo ugeze ku mva ye uburyo yambaye akajingisi, yambaye utwenda twa siporo, ariko ukavuga ngo umwana w'umusore w'imyaka 10 ni gute aba umukristo? Mu by'ukuri i Burayi kuba umukristo ufite imyaka mikeya hari aho bitangaza, nabyo bikaba ikindi kibazo. Ubuyoboke rero kuri bikira mariya abandi babufata nk'ibintu bimeze nk'amabonekerwa. Murabizi, nta muntu ushaka gukomeretsa no kuvuga ukuri guhari. Hari ikintu kimaze iminsi kivugwa mu Rwanda cy'abantu bavuga bati Kibeho amabonekerwa arakomeje, Kibeho rwose hari ibyo kiliziya gatolika yahishe, Kibeho turacyakira ubutumwa bw'umubyeyi ndetse n'umuhungu we Yesu Kristo baratubonekera. Kandi abo babivuga bakabivuga urebeye inyuma ukabona bakomeje basenga. Nakubwira rero, icyo nshaka kubwira ni uko inyuma ya bikira mariya turi kuvuga uyu munsi hari inyigisho nyinshi zihambiriyeho. Ndavuga ibyo kiliziya ivuga yemera kandi yigisha, ntabwo mvuga ibya Padiri Dominiko. Hari byinshi bibikurikira bibihambiriyeho bidasobanutse, ndavuga abantu bavanze. Niyo mpamvu niba uri umukristo aha ngaha, witonde mu kuyoboka bikira mariya. Urabwirwa amajwi menshi, uzakurikira abantu benshi, ariko nutitonda bazakuroha. Ngenda kugira inama yo kumva ibyo kiliziya ivuga. Nujya kumva abantu benshi, kuko turi mu isi y'abahanuzi, abiyita abahanuzi, kandi kiliziya murabizi ntabwo yemera ubuhanuzi. Ubuhanuzi yemera ni ubugarukira ku gitabo cy'ibyahishuwe. Ibindi byose biza kwiyongeraho ngo aberekwa abahanuzi ni ukugenza buke. Aha rero ni ukugira ngo mubwire ngo mu gukurikira bikira mariya muzabona nyine abo ngabo bazabannyega bababwira bati ibyo bintu by'uwo mugore mubireke. Akaba abandi ati bashiki be ntituba tunzi uriya muhungu Yezu ni iki? Azabwira ati n'iby'abakecuru ni ibintu biri demode, ibyo ntitubikeneye. Hari n'abandi bazababwira bati reka da twebwe bakujijishe bo bakwereke ko bari kwiyambaza umubyeyi bikira mariya, babikomeyeho. Ariko uzajya ubanza kumenya ngo uri kumwe na kiliziya. Kimwe mu bintu, iyo iri tsinda ryanyu bambwiye kugira icyo nkora, kimwe mu bintu bituma nza nihuta nuko yenda barabimbwiye kandi nkeka ko ari byo, nuko bambwiye ko hari paruwasi iri tsinda rishamikiyeho ryubakiyeho. Iyo paruwasi hari padiri mukuru, hari abakristo, hari umuniyo wanyu uba uhari ubakurikirana kandi akabatwara mu murongo wa kiliziya. Ariko aya matsinda agenda avuka ku ruhande, numenya ni padiri umuniye ninde, ese ashobora kuba ntahari, ariko byubakiye kuri iyo paruwasi, byubakiye kuki? Ni mube maso hato ubundi mutayoba. Ku mukristo gatolika rero bikira mariya ntabwo ari screen. Murabona muri kumbona, ariko uyu muri kubona ntabwo ari Dominiko. N'ubwo muri kumbona kuri screen, hari umuhanga witwa Goffman wavuze ngo kuri screen, iyo muri kubona kuri screen ushobora kuba ndi kubavugisha gutya bitewe n'ikoranabuhanga n'iki, nkaba ndi kurya ibiryo, njye ndi ku meza nkomeza mbigisha, ndi kurya cyangwa se ngashyira ikintu mu gikombe nkanywa, nkakwereka ko ari amazi kandi atari amazi. Screen, ibibera kuri screen nabyo ni ukubitwaza buke, tukamenya ninde ubitwereka ari gukora iki, ese ibyo ari kuvuga nibyo. Ariko bikira mariya ntabwo ari screen.
mu yandi magambo ibyo atwereka ntabwo bishobora kuba pirate, ni ukuri nyakuri. Bikira mariya ni idirishya dushobora kunyuramo kugira ngo tugere kuri yezu kirisitu. Bikira mariya ni inzira itwinjiza mu byishimo by'ukwemera. Bikira mariya ni inzira itayobya, ahubwo nicyo bita la via regia cyangwa se la voie royale, inzira y'ubwami. Ni ukuvuga ngo kugira ngo tugere muri bwa bwami bwa nyagasani yezu kirisitu, tugomba kunyura kuri bikira mariya. Uko bikira mariya ni umwamikazi w'isi n'ijuru. Muribuka niba ubushize oya ntabwo ari mwe nabakabwiye, ariko kwa kundi ngo ku munsi w'imperuka abantu barimo bajya mu ijuru, noneho ngo Petero ahagaze yakaniye, ariko aravuga ati wowe kanaka nyirakanaka ntacyo mwakoze, nimugume hanze. Afite imfunguzo Petero ari kuzitera azifite, ati ngenda ndafunga. Bikira mariya ngo yitegereza abana be bavugaga rozari, nubwo bari abanyabyaha, ariko aravuga ati bari abantu bavugaga rozari, ngo akajya agenda ajya hanze, ba bandi Petero yayejeje inyuma y'ijuru nyine, ariko akabonamo abana bavugaga rozari akabatera mu gishura, kwa kundi bikira mariya mwabonye tumugaragaza yambaye igishura, akabateramo akabinjiza. Noneho ngo Petero agiye kureba abona ijuru ryuzuye, ibi ni ibiki byabaye? Bikira mariya aramubwira ati rero aba bana banjye nubwo bagize intege nkeya, ariko bavugaga rozari. Kandi Petero ntabwo ashobora kuvuguruza umubyeyi bikira mariya, nyina wa yezu kirisitu, ntibishoboka. Ijuru ryuzura gutyo. Bikira mariya rero ni idirishya twanyuramo kugera kuri yesu, ni akayira ka bugufi. Nk'uko yezu avuga ngo njyewe ndi inzira, ukuri n'ubugingo, unyura kuri njyewe nzamugeza kuri data. Twebwe Imana Data hagati yezu kirisitu nka mediyeta, nk'umuhuza n'Imana Mwana, ariko natwe hagati ya yezu kirisitu natwe hari undi mediyeta. Ntushobora kugera kuri data utanyuze kuri Mwana yezu kirisitu, ariko ntushobora kugera kuri yezu kirisitu utanyuze kuri mariya, ku mubyeyi bikira mariya. Kubera iki bikira mariya? Bikira mariya mu mateka yagiye afatwa nk'indashyikirwa idasanzwe, yubakiye ku marangamutima, ariko ibyo bituma bamwe bitaza. Akanani nakavuze waruguru, iyo hajemo bimwe by'amarangamutima bamwe baritaza. Ngiye kuguha urugero. Murabona nka bino bintu bimaze iminsi bivugwa mu Rwanda, bivugwa ngo bikira mariya, mu by'ukuri byavugwaga, mu mbabare niba hari umuntu uhari, njyewe mfite inshuti nyinshi z'abatowe, mu mbabare kubivuga, ariko ndavuga ibihari byavuzwe. Buriya muri ino nkundura yari imaze iminsi iri kuvugwa, ntihabuzamo abantu bahise bava kuri bikira mariya bavuga batari ko kiliziya iravuga ngo yemeye abana 3, abandi batoye baravuga ko hari abana bagera ku 8 n'abandi uyu munsi bakibonekerwa. Hari umuntu ubona agacanganyijwe akavuga ati ibi bintu mbivuyemo, akagenda bitewe n'amarangamutima. Ibyo rero bidusaba kurenga icyo twita ubuyoboke bw'inyuma budafatika, ukinjira mu buyoboke bw'imbere, icyo bita la spiritualité de relation. Ari amagambo nkunda iyo tuvuze rencontre, guhura. Iyo uhuye na yezu bigenda gute? Iyo uhuye na bikira mariya bigenda gute? Muvandimwe, ushobora kuba umaze igihe kirekire ariko utarahura na bikira mariya. Niba mwibuka abantu bahuye na yezu, dushobora guhura, mwumve rencontre. Guhura ndi kuvuga ntabwo ari rencontre physique. Kwa kundi nahura ngo komera Padiri Dominique, twahuriye Roma, twahuriye Canada, twahuriye ku isi hose, ntabwo ari cyo ndi kuvuga. Rencontre turi kwa guhura ni umushyikirano ariko w'imbere mu mitima. Abakristo benshi ikibazo bafite, bahuye na bikira mariya, bahuye n'amashusho. Hari bamwe bagahura n'amashusho ya bikira mariya w'irude, bagahura n'amashusho ya bikira mariya nyina wa Jambo, bagahura n'amashusho ya bikira mariya wa Fatima, bagahura n'amashusho ya bikira mariya Medjugorje. Ariko nibegutangaze, hari abantu bahura n'ishusho ya bikira mariya Medjugorje batahuye nawe. Ntabwo ari cyo mwifuriza. Ndifuza ko mu mutima wawe wowe uhura na bikira mariya ukuri. Kugira ngo uhure na bikira mariya rero by'ukuri, ugomba kuri guhura na bikira mariya
nyine mu gushaka kwa kiliziya, kuko ushobora no kumbwira uti padiri bikira mariya ari muri nge, ariko ugasanga ni ibintu byo gupapira by'amarangamutima biri inyuma bimeze nka housing. Niyo mpamvu rero kiliziya gatolika nyamivuga kandi ntawambuza kubisubiramo, kiliziya gatolika ifite inyigisho nyinshi cyane. Tuvuge iki gitabo ni igitabo cy'amategeko ya kiliziya. Umukristo arenganurwa ate? Amategeko ya kiliziya arenga ku 1700. Nkubajemo na rimwe hano warivuga? Kandi uri umugatolika, uravuga ngo uri umugatolika. Aya mategeko nangara ndashaka kukwibariza, kuvuga ngo umukristo gatolika ayakora amategeko ya kiliziya gatolika, ujye uyamenye nibura 1750, kuri kano ya nyuma ni 1752. Ni gute umukristo ashobora kuba ari aho ngaho nageze? Twavuga nari nsubijemo igitabo cya katekisimu ya kiliziya gatolika. Katekisimu twebwe twakuze tubwirwa iriya katekisimu y'abana gatoya, ariko se ni gute katekisimu yindi tutayizi? Nini cyane, igitabo kinini. Kiliziya gatolika ifite ibintu byinshi, ariko iyo witegereje uburyo tubyinjiramo ni ikibazo. Inyigisho ziracyari nkeya cyane. Murahirwa rero mwebwe mushobora kuba mubizi neza, cyangwa se mugerageza kugira umutima ubikunda neza. Muhure rero n'abikira mariya. Guhura n'abikira mariya nicyo navugaga, mu mutima, atari iby'inyuma, atari kujya imbere y'ishusho ya bikira mariya ngo werekane ko wamumenye kandi uri inyuma, ahubwo utarinjira imbere. Iyo utaragera kuri rya jambo bikira mariya tuza kuvuga mu kanya ngo icyo ababwira cyose mu gikore, ntabwo uba wagateye imbere. Bikira mariya rero nanone ni ishusho ya kiliziya. Inama yabereye i Vatikani bwa kabiri ivuga ko kiliziya nta mbogamizi ihura nazo mu kubona umumaro wa bikira mariya mu gucungurwa kwacu kwa muntu, ahubwo igasaba ko abakristu bamwiyambaza, baba inshuti nawe mu rugendo rugana Imana, mu cyiswe Lumen Gentium 62. Ni ukuvuga ngo nta mbogamizi ihari. Umumaro wa bikira mariya twese tuwuhuriraho, abakristu gatolika. Aho igikomeye si ukuvuga umumaro afite mu buzima bwacu bw'abakristu, ahubwo icyo twavuga ni kimwe, tubifuriza, waba uzasendereza, waba uzamera gute, ni ukuba inshuti, ubucuti na bikira mariya. Nko kugira inshuti, muri mwe mufite inshuti. Hari umuntu mujya gusangira, musohokana, mujya hehe, muri vakanse, mugendana. Bikira mariya yagombye kuva muri wa muntu uvuga ngo uravuga amasengesho gutyo, ahubwo akaba wa muntu aba inshuti mu buzima busanzwe. Inshuti mu buzima busanzwe. Mu kanya nahoze mvugana n'umuntu, sinzi ukuntu navuze, ariko hari agatabo mwitwaje, turi mu rugendo turi kujya Asizi. Nta gatabo mufite? Niko mbona muri abanyarwanda, ariko nta gatabo mufite. Umwe ati nagasize mu rugo. Mwese nta byangombwa ufite? Ndabifite. Ubu se wabuze agatabo nibura ka bikira mariya? Niba muri inshuti, ugomba kugendana nawe, guturana nawe, kubana nawe. Bikira mariya ni indorerwamo, mirwari. Iyo turi kwirebamo gutyo, kwireba muri mu ndorerwamo, bikira mariya ni indorerwamo igaragaza icyo kiliziya ari cyo, na buri mukristo kandi ni indorerwamo igaragaza icyo umukristo ari cyo, n'icyo yifuza kuba cyo. Ntushobora kuba umukristo wuzuye utari umumariyari. Nituvuga umumariyari mu nyumve neza, ntabwo ari irya tsinda wa muryango wa Giseho Gatolika w'abamariyari. Yenda hano nabuze uko mbivuga mu kinyarwanda, ariko kuba umumariyari ni ngo ntushobora kuba umukristo utiyambaza bikira mariya. Icyo cyo ndagicaho umurongo, kubera ko Imana ubwayo yashatse gukiza isi, inyura kuri nde? Kuri Mariya. Yashatse kumunyuraho kugira ngo ize kudukiza. Niba Imana ubwayo kugira ngo ikize bene muntu yaranyuze kuri bikira mariya, nawe kugira ngo uzakire ugomba kunyura kuri bikira mariya. Bikira mariya yabaye inzira mu kuza ku isi, icyo bita reincarnation. Yezu kugira ngo aze mu isi, Imana yanyuze kuri bikira mariya, ariwe twita iforomo. Iforomo murayizi, iyo dukora amatafari kugira ngo wubake inzu iboneke, agomba iforomo. Iforomo niyo ikora itafari.
bikira mariya rero bamwita nk'iforomo nzima yakorewemo yezu, cyangwa se taberenakoro nzima yabitse yezu amezi 9 afite umwana w'imana. Ntushobora rero kuvuga ngo uri uw'imbere yezu kirisitu wagiye mu nda ya bikira mariya inyuma donke sinzi ntabwo ababyeyi nibo mwarimenya iyo tuvuze hariyo umwana aba ari mbere y'uko uvuka mu nda, hari aho umwana ari, hari n'umwana imbere. Ni gute wambwira ngo ugiye gukunda umwana imbere uri mu nda, ariko kariya hantu ari ngo wowe uri kuharinura ngo ntacyo wamaze ntacyo wavuze? Ntibishoboka, ntibishoboka. Muri bikira mariya rero, muri we umuhamagaro wacu notre vocation uruzuzwa kuko ari ingoro ntagatifu y'Imana. Ahangaha tugeze kuri bikira mariya umubyeyi wa kiliziya, nibyo turi kuvuga. Dusa n'abamwicaje hano ku ntebe tuvuga umubyeyi wa kiliziya, ariko niba mwabibonye iyi shusho ari wiki, iyi shusho aragaragaraho bikira mariya umubyeyi wa kiliziya, ariko dore cya gishura cye do, iki gishura kiri gutembatemba hano do, iki gishura do gifasha abantu. Dore abantu, dore kiliziya, dore kiliziya ishushanyije n'umunara wayo, ariko igishura cya bikira mariya kiragifashe yose, kiragifashe. Bikira mariya c'est la mère de l'église. Imbere hari amatara, ubwabyo ibyo navuze bimwe na bimwe ushobora guhagarara ngaha, urabona inyuma hari kuwa kane mutagatifu yezu. Dushobora kuyisobanura mu buryo bwinshi, ariko ishaka kwerekana uko bikira mariya ni umubyeyi wa kiliziya. Reka noneho turebe icyo twakwita bikira mariya mu byanditswe bitagatifu. Ukwemera kwa kiliziya fiyati, bikira mariya ni nk'umuyoboro w'inema, la grâce, zidusanisha n'Imana. Itiyo, umuyoboro w'inema. Ukwemera kwa bikira mariya fiyati, iri jambo fiyati ushatse waricaho akarongwe, ni ijambo rikomeye cyane. Kugira ngo ubone neza umwanya bikira mariya afite mu buzima bwacu nk'abemera, ni ngombwa ko witegereza aho Imana umushobora byose yamuteretse muri Bibiliya mu kuzuza umugambi wayo. Hari ijambo Vatikani iherutse kuvuga mu minsi yashize, bamwe mu bakristo basa n'abahungabanye, bamwe babyumva ukundi, bavuga ngo bikira mariya yagize uruhare mu gucungurwa kwacu. Abandi baravuga ngo bikira mariya yagize uruhare mu gucungurwa kwacu. Bikira mariya ntabwo ari umucunguzi, bikira mariya ntabwo ari umucunguzi, ni nyina w'umucunguzi, redemptoris mater, ni nyina w'umucunguzi, ariko yezu kirisitu niwe wakijije isi. Hari bamwe numvise bari kuvuga ngo hari indirimbo, hari uburyo abantu bari barabifashe, biroroshye. Kiliziya hari uburyo igenda ihindura amagambo yayo. Mu ivanjiri ya Luka hariya nabuze mbabwira ngo dore ndi umuja wa Nyagasani, ibyo uvuze bingirirwe. Aha niho rero mu gihe marayika Gaburiyeli atumwe n'Imana, bikira mariya ntiyazuyaje, ati dore njyewe ndi umuja, je suis la servante du Seigneur, ndi umuja wa Nyagasani, ibyo uvuze we marayika Gaburiyeli bingirirweho. Mu gihe tubona ko nka Zakariya mu gihe abwiye ko Yohani Batista Elizabeth bizagenda kuri ko mubizi, agiye kuzasama n'iki byose mu zabukuru, Zakariya yarashidikanyije ahita abikiranye. Ariko iyi fiyati niyo yahinduye byose. Hari abantu bajya bavuga bati se iyo bikira mariya aza kwanga byari kugenda gute? Yaza gufata ngewe uyu mugambi uraremereye. Yari umwana w'imyaka 14, yari muto cyane, yemera gusiga poroje yari afitanye n'umusheri we Yosefu, arayireka. Aravuga ati biriya byari bifite akamaro, reka mbireke, ariko nkuru gushaka kw'Imana, dore ndi umuja wa Nyagasani, ibyo uvuze bingirirweho, bingirirweho. Bikira mariya rero niwe umukristo wa mbere, uwemera wa mbere w'isezerano rishya. Icyo gihe avuze iryo jambo yahise aba umukristo wa mbere, kuko bavuga ko Roho Mutagatifu, marayika Gaburiyeli akimaze kubivuga, Roho Mutagatifu yahise imubundikira, ahita asaba umwana w'Imana, aba uwa Kristo. Twebwe turi abakristo bwa nyuma, bari abakristo ngo aho Antiyokiya niho abayoboke ba Yezu Kristo bitiriwe ubwa mbere abakristo. Mubyumve neza,
nubwo biswe ubwa mbere ba Kristo, ariko Bikira Mariya yari yarabaye umukristo bwa mbere. Yenda hanze ya Bikira Mariya nibwo Antiyokiya habonetse aba mbere biswe ba Kristo, ariko Bikira Mariya yabaye uwa Kristo igihe yavuze ngo fiyati. Nk'umukristo kugira ngo rero ube mu ishuri rya Bikira Mariya, twazirikana kuri fiyati mu bice bitatu by'ingenzi. Ahangaha ni igihe marayika Gaburiyeli asuye Bikira Mariya mu kazu k'iwabo i Nazareti, aramusuye amugezeho, ari kumuha ubutumwa, ariko urabona Roho Mutagatifu niwe wahise umubundikira. Marayika Gaburiyeli araturuka agatanga ubutumwa, Bikira Mariya arabwakira, ariko Roho Mutagatifu hejuru mu ishusho y'inuma, ari nawe utumanukiraho kuri Pentekoste no mu gusenderezwa, agahita amumanukiraho. Dore ndi umuja wa Nyagasani, ibyo uvuze bingirirweho. Twavuze ibintu rero bitatu. Ko bukeye nabyise Bikira Mariya twazirikana kuri fiyati, muri fiyati ibice byayo bitatu by'ingenzi. Ari ikintu cya mbere, ko bukereye kwakira ukwemera. Igihe Bikira Mariya abwiye ko azabyara umwana w'Imana, ntiyazuyaje nka Zakariya, nabivuze. Uwemera nawe rero nk'amwe abakristo mugomba kwihinga mu mucyo, kiritive, iyo kiritire wo gukora ugushaka kw'Imana, yewe niyo wabona ko ibyo urimo biri guhinduka n'imishinga yawe iri kwangirika. Nabivuze ko Bikira Mariya gahunda ze zarimo umushinga we na Yosefu wari wapfuye. Nubwo wowe wabona ibyawe byanze biri gupfapfana, ariko uzahora iteka wihingamo uwo muco wo gukora iki? Wo gukora no kwakira, accept, kwakira iki? Kuba igihe cyose uri ukeneye kwakira ugushaka kw'Imana, ibyawe ukabireka, kuko iyo ugiye mu by'Imana mbere na mbere, n'ubundi n'ibyawe nyuma Imana iraza ikajya mu byawe. Icya kabiri ni ugutwaza mu budahemuka, la perseverance. Bikira Mariya ntiyavuze yego rimwe gusa, ahubwo Bikira Mariya ntiyavuze yego rimwe gusa, ahubwo yakomeje kuvuga yego. Hehe rero, yego ye ntabwo yabaye yego igihe Bikira Mariya yari hehe? I Nazareti, marayika Gaburiyeli aramusura, ahubwo ni Kana yarayivuze. Ikana yarayivuze, turaza tubibone hepfo. Kuri Karuvariyo Bikira Mariya yarayivuze, igihe Yezu amubwiye ngo mubyeyi dore umwana wawe, yarabyemeye. Ikana igihe abwiye Yezu ngo icyo ababwira mu gikore, Yezu yaravuze ngo mubyeyi tubyitwaremo gute? Suza ntangiye mwameze ngo tubikore dute? Yari yemeye mu kwemera kujya kubwira umuhungu we, yari yemeye ko kumva kujya mu mugambi wa Yezu Kristo. Ni ishusho y'udahindagurika mu bihe bikomeye. Buriya ubukristo bwacu kibwica abavandimwe, turahindagurika. Uyu munsi mba ndi Padiri Dominico, ejo nkabona navangiwe n'ibindi, ejo nkavangirwa n'ibindi, ukabona ni deséquilibré. Ntabwo ndi installé, ntabwo ndimeze gutya, ntabwo ndi neza. Dusabe Bikira Mariya we yaranzwe no kudahinduka. Nicyo tugomba gusaba umubyeyi Bikira Mariya, kugira ngo ntitukajye tuba abakristo bahindagurirwa n'ibihe bitandukanye. Ikindi ni ukugira umutima utanga urukundo, kugira ngo umenye ko wakoze mu busabanyiramana bushingiye kuri Bikira Mariya. Ubibona ugeze mu kwitanga, rodonoswa. Bikira Mariya mu kwakira Yezu ahita aba nawe ako kanya umuhereza, umuhisi. Bikira Mariya navuze kwitanga. Mu by'ukuri twebwe twari dukeneye gukira, isi yari ikeneye gukira, ariko Bikira Mariya yatanze ubuzima, yarasakrifiye, yatanze ubuzima bwe, umushinga wa mariage wa Yosefu kubera twebwe. Icyo nicyo bita rero rwa rukundo rumeze nk'urwa Yezu Kristo, ngo ntawaruta nuza ngo kurusha uwitangira urukundo, kwitangira umuntu nk'urwa rukundo Yezu yitangiye twebwe twese ku musaraba. Buriya rero nubwo Yezu yatwitangiye ku musaraba, ariko na Bikira Mariya yaratwitangiye igihe yemeye ko umushinga we na Yosefu uburizwamo.
mwese muri kunkurikira mwarashatse. Hari na benshi bazakubwira bati uyu munsi kubaho tudashatse biraturemereye n'iki. Ni nayo mpamvu mwabonye ejo bundi ndi kubivuga mu biganiro bimwe na bimwe muri sinodi yo mu Budage, iriya sinodi y'Abadage, abakirisitu n'abasenyeri bavuga bati abapadiri bacu bashake, turishakira abapadiri bishakira abagore nta kundi. Bigaragara rero ko bari abantu bari kuvuga ariya magambo, mu yandi magambo harimo contradiction y'ibyo Bikira Mariya we yemeye igihe yemeye iriya poroje kwemera kubana n'umuntu nk'umurinzi gutyo gusa. Ntabwo ari byo byanzinduye n'indabo. Bikira Mariya nk'umwungiriza cyangwa se uworoshya, facilitateur cyangwa se facilitatrice ni uworoshya. Bikira Mariya mu by'ukuri ntasimbura Roho Mutagatifu, ariko yoroshya igikorwa cye muri twe, kubera ko Roho Mutagatifu yabanje kumubundikira. Ni nk'utwaye imbaraga zituma twakira Roho Mutagatifu. Niba Roho Mutagatifu igihe aje akabundikira Bikira Mariya agatwita umwana w'Imana akinjira muri we, bivuze ko yoroshya izo mbaraga ziza mu gusenderezwa kwanyu, mu gusenderezwa kwacu, yoroshya uburyo bwo kugira ngo Bikira Mariya na Roho Mutagatifu natwe atugereho. B ni ubukwe bw'Ikana. Ubukwe bw'Ikana twabivuze, navuze ko turabigarukaho. Bikira Mariya udusabira kandi akaba umwigisha. Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugera ku wa 11. Turaca umurongo uvuga ngo nta divayi bagifite, icyo ababwira mugikore. Bivuze iki? Nta divayi bagifite bisobanuye iki? Bikira Mariya abona iteka ibyo tubuze, yewe na mbere y'uko twe tubibona. Hari byinshi mubuze mu buzima bwanyu, hari byinshi mubuze mu ngo zanyu, hari byinshi mubuze umunsi ku wundi, ariko muhumure, Bikira Mariya arabibona. Bikira Mariya arabibona. Mu by'ukuri bari abantu bari mu bukwe, divayi yarabuze, haba ikibazo gikomeye, divayi imaze kubura, ariko si byagenze gute, habaye igisubizo. Bikira Mariya yahise atabara. Umukristo mwiza rero nuvuga uti kabone nubwo ndi kubona hari ibiri kubura muri nge, ariko Bikira Mariya arahari kandi agiye kuntabara, kandi agiye kumbera igisubizo. Mwana dore nyoko. Yezu rero agabira Bikira Mariya kiliziya yose. Ni kuri uwo munsi twabaye de fils adoptifs, tubikesha igiciro gihanitse cy'amaraso ya Kristo. Bikira Mariya yemeye kuvuga ngo mwana wanjye, ibyo uvuze yabwiye Yohani ngo mwana dore nyoko. Ntabwo ari Yohani gusa, natwe twese turi muri Yohani. Yohani ahagarariye twese. Iyo Bikira Mariya avuga ngo uwo mwana ntabwo mushaka, byari kugenda gute? Ni ukwiyumva rero ko twese turi abana ba Bikira Mariya, kubera ko twamuhawe munsi y'umusaraba. Ahangaha ni bwa bukwe bw'Ikana mu Galileya. Icyo ababwira cyose mugikore. Murabona hano Yezu arahari, hano bya bibindi bya divayi ngibi. Bikira Mariya arahari iruhande rwa Yezu. Hano hari utwana, hari ingero zose, bari kurya ibiryo birahari, ariko biriya bibindi bishobora kuba nta kigaragara kirimo ikintu bari gusukamo. Mu by'ukuri Bikira Mariya niwe ugiye gutanga igisubizo hariya. Muribuka ko ari nacyo gitangaza cya mbere Yezu yakoze. Aka kantu no kugomba kukibuka. Igitangaza cya mbere Yezu yakoze ni icyabereye i Kana mu Galileya, kandi ni Bikira Mariya wabivuze. Ubwo se muragira ngo bigende gute? Niba ushaka ko ibyawe bikunda bikoreka, binyure hehe? Bwira Bikira Mariya. Hari igihe njya nkunda gutera urwenya na padiri mukuru hano tubana nkamugana, ariko wowe wahawe ubupadiri kuwe munsi, akambwira umuntu ese uwo munsi habaye iki? Tugasanga ari umunsi w'ibintu n'umubyizi nyine n'ibintu bisanzwe. Ubwo ariko aba ari urwenya, dutera urwenya. Nkamwana ngiye nawe ubupadiri kuri 15 z'ukwa munani, ni ntunyishinga, ntabwo turi kumwe. Nubwo ubupadiri ari umwe, ariko ngiye ibyanjye ni Bikira Mariya uri kubikora. Ngiye nawe ubupadiri kuri 15 z'ukwa munani. Iyo umuntu avuze ngo mvuge kuri Bikira Mariya, utanyishinze nakomeza nkamuvuga, ariko mumubare ngiye kurangiza, nimugira ubwoba ngiye kurangiza. Ariko ndi fieri y'ako kantu, donc kuri 15 z'ukwa munani ndabikunda nyine ko Bikira Mariya nawe ubupadiri kuri Bikira Mariya ndabikunda. Ikindi tunyarukiye ku ruhererekane rwa kiliziya. Ese ubuyoboke bwacu bushingiye?
twabibonye mu byanditswe bitagatifu, ariko na kiliziya muri make, turavuga muri make, uruhererekane rwa kiliziya rwinjira neza mu murongo w'ibyanditswe bitagatifu. Ibyanditswe bitagatifu mwabonye ko twavuzemo imirongo mike, ntabwo twagiye mu banyagalati handi bavuga ngo igihe kigeze Imana yashatse gukiza abantu yiyemeza kunyura ku mugore ari we Bikira Mariya, n'ubundi bijya guhura n'aya anonsiyasiyo. Kiliziya bigaragarira ko ihagaze kuri Bikira Mariya. Byanditswe bitagatifu gukomeza murongo bigaragarira mu byo twakwita le dogme, amahame yayo ane ya Bikira Mariya. Irya mbere ni Bikira Mariya nyina w'Imana, Theotokos, ryabereye Efezi muri 431. Efezi murahazi? Sinzi niba muzi Efezi, kandi abenshi murahanyura. Efezi ni mu gihugu cya Turukiya. Turukiya yituwe n'abayisilamu. Efezi, ibaruwa Pawulo intumwa yandikiye Abanyefezi. Hari no habereye inama yemeje ko Bikira Mariya ari Theotokos, nyina w'Imana. Ni nyina w'Imana ariko akaba na mama wacu. Ikindi ni iyobera rivuga ko Bikira Mariya amaze kubyara Yezu yakomeje kuba isugi, icyo bita la virginité perpétuelle. Iri yobera, iri hame rya Bikira Mariya ryuzujwe hirya ngaha muri metero magana angahe i Laterani kuri diyosezi ya Roma mu mwaka wa 649. Akaba irindi yobera rya gatatu ryitwa ubutasamanywa icyaha bwa Bikira Mariya, ryakozwe na Piyo wa 9 mu 853. Kuko ngo Bikira Mariya yasamwe nta cyaha afite, yari iforomo itwaye Yezu. Mu mbabare gukora ijambo iforomo rirakoreshwa kwa mutagatifu dovugwamo foro, nuvuge ngo ijambo iforomo ni ryita faroya, turi kurikoresha mu buryo muri icyo gitabo rirakoreshwa. Bikira Mariya donc yatwaye, Imana yari yaramuteguye. Nawe Imana hari ibyo iguteguza, twebwe ntabwo twishoboza, n'Imana idushoboza. Ikindi ni Bikira Mariya wagiye mu ijuru kuri wagiye mu ijuru Assomption yabaye kuri 1950, Piyo wa 12. Navuga Bikira Mariya gusa rero, aya mayobera iyo uyasesenguye tuvuze ngo ni nyina w'Imana. Nyina w'Imana ntabwo ari Bikira Mariya gusa, nyina w'Imana ariko Imana ni Yezu Kristo. Aya mayobera tugomba kumva ko nubwo ari aya mahame na ya Bikira Mariya, avuga Bikira Mariya, ariko muri yo harimo iki? Harimo Yezu. Ikindi navuga uruhererekane tradition, akandi kari hepfo hariya kitwa icyo bita magistere. Magistere ni inyigisho za Kiliziya. Gategisimo ndavuga inyigisho imwe gusa. Nomero gategisimo ya Kiliziya, nomero ya 971, itubwira ko tugomba gutandukanya neza gusenga Imana no kwiyambaza Bikira Mariya. Ibyo murabizi. Abenshi abo mu yandi matora bazavuga ngo musenga Bikira Mariya. Bikira Mariya ntabwo tumusenga, turamwiyambaza. Bikira Mariya mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kumenya ko Bikira Mariya ari uwo ngombwa mu iyobokamana ntibihagije. Abenshi barabizi ngo ni ngombwa ariko ntibihagije. Ahubwo icy'ingenzi ni ukumenya uko tubanye nawe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mutagatifu Rudoviko Mariya Monfuru yaravuze ati, tubeho ku bwa Mariya, tubeho hamwe na Mariya, tubeho muri Mariya kandi kubera Mariya. Ibi ngibi ushobora kubyumva nabisobanuye nabitindaho. Ndiho ku bwa Mariya, hamwe na Mariya, ndi na Mariya, ndi muri Mariya imbere, kandi ndiho nk'umukristo kubera Mariya. Kwiyegamiza ubuvunyi bwe, kwiyegamiza ubuvunyi bwa Bikira Mariya. Ubuzima bwa gikristo ni intambara. Bikira Mariya wajanjaguye inzoka umutwe, ya nzoka dusanga mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 3 umurongo wa 15, azajanjagura ibituri imbere byose, ibitotezo, gucika intege igihe twabaye akazuyazi. Ibyo byose Bikira Mariya muhumure azabijanjagura. Ni mu mwiyambaze mujya mubona amashusho ya Bikira Mariya akandagiye inzoka. Namwe rero iyo wungiye kuri Bikira Mariya, ya nzoka iri mu rugo rwawe, ya nzoka ni shitani iri mu buzima bwawe, arayijanjagura kandi bigakunda kandi bigakoreka. Kwiyambaza imigenzo mbonezabupfura ye,
bikira mariya si ishusho tubona ikoze mu ibumba cyangwa mu mabuye, ahubwo ni umugore wemeye wamenye ubuzima bwose busanzwe twese tunyuramo, yarabumenye. Guhunga, muribuka twise umwana Yezu, ahungishiriza umwana mu Misiri, gushoberwa, icyunamo Yezu yapfuye, kubana na bikira mariya muri ibyo bihe bitandukanye yanyuzemo, ni ukwigana imico ye. Bikira mariya kumusoma ubuzima bwose, kuva atunguwe na marayika Gaburiyeli kugeza munsi y'umusaraba, gufasha kwe ajya gusura Elizabeti mutagatifu, kumenya gufashanya. Njya nkunda kubwira abantu, sinzi niba mwebwe muzagishobora cyangwa se muzagikunda, ariko nizera ko buri gihe njye hari igihe njya ku mbuga nkurikiye ibyo abantu bavuga nkabona bashobora kugishobora. Izi mbuga nkoranyambaga hari igihe abantu bazijyaho ariko ugasanga ari amateori. Ni gute izi mbuga nkoranyambaga zaba kiliziya nzima? Gufashanya. Niba umwe muri twe agize ikibazo, ntitukajye dusangira ndakuramutsa Mariya, imyiherero, amasengesho, tumenye n'ubuzima. Sinzi niba abantu bagira n'urundi rubuga abantu bose bavugiraho ibyo bashaka, cyangwa se tukanyura ku bayobozi bacu tukababwira, ariko tukareka gusangira amasengesho gusa. Ahubwo niyo umuntu ibyishimo, aniveriseri, utuntu twose tw'uducogoco, utwo tuntu duto duto nitwo tugize ubuzima bwa gikristo. Abantu benshi, hari umwarimu ejo bundi wahoze utubwira, twari mu nama, niba ari Vatikani simbizi, ariko itoko njye niga ibintu by'itumanaho cy'itangazamakuru, yarimo atubwira ati izi mbuga nkoranyambaga, iri jambo murifate kubera ko rirabareba, yarimo avuga ngo mu myaka 20 imbuga nkoranyambaga zizaba zitakiriho, kubera n'ibi bintu byitwa AI, intelligence artificielle. Intelligence artificielle n'uburyo bikoze, avuga ati izi mbuga zizarangira, abantu bazaba degute, kubera ko imisaruro izivamo akenshi uba usanga n'ubundi ari nkeya ugereranyije n'aya misaruro iva iwacu mu miryango. Nabyo ntabwo mbisobanura kenshi. Ubuyoboke bw'izuka simbutindaho, reka njye ku kantu ka nyuma. Inkingi ebyiri za Bikira Mariya twakubakiraho: Chapelle Rosari. Mutagatifu Yohani Pawulo wa kabiri yaravuze ngo ni ukurangamira uruhanga rwa Kristo dukoresheje amaso ya Bikira Mariya. Prière christocentrique, Rosari. Rosari sinzi na mujya muyizirikana. Uzafate ya mibukiro 20 usome murebe amibukiro avuga kuri Bikira Mariya nangahe. Bikira Mariya ajya mu ijuru, Bikira Mariya yimakazwa, Bikira Mariya ubundi nangahe. Gaburiyeli mutagatifu abwira Mariya ko azabyara umwana w'Imana, n'ubundi n'umwana w'Imana uvugwa. Ishapule iyo turi kuyivuga ni Yezu tuba turi kuvuga, niwe urimo imbere buriya muzi, uretse ndakuramutsa Mariya uzare nk'amibukiro murebe, ni Yezu Kristo urimo. Ikindi ni indamutso ya marayika Angelus. Gutagatifuza umunsi twibuka jambo wigize umuntu na yego ya Bikira Mariya. Hari umuntu nigeze kubona ku ishuri, turi muri biblioteke, njye ntabwo nari mbimenyereye pe, ni ibintu byantunguye. Numvaga iyo ndi mu ishuri bitandeba, njya kubona hari abapadiri cyangwa muri biblioteke, ariko mu isomero zagera saa sita nkajya kubona bari gukora ibimenyetso by'umusaraba, bari kuvuga indamutso ya marayika. Ibintu se ko nigeze mbitozwa biturutse hehe? Umanza kubaza umuntu usanga biri mu muco wabo, iwabo barabikora. Buriya umukristo muzima nubwo waba uri mu biro, aho waba uri hose, iyo bigeze saa 12 za mu gitondo, saa 6 zo ku manywa na saa 12 za nimugoroba, uvuga indamutso ya marayika. Ntabwo ari Chapelle gusa, indamutso ya marayika. Asigaye amashusho make, mumbabarire, ni amashusho yitwa Triplex Via Mariana yo muri Kiliziya y'Iburasirazuba, Eglise Orientale. Hari amashusho 3 ngiye kubereka y'umwanzuro. Aya mashusho muri kubona akoreshwa muri Kiliziya y'Iburasirazuba. Hari ishusho ya mbere yitwa Orante. Murabona ishusho muri kwibona gute? Aya mashusho umuntu wagiye muri Santa Maria Maggiore hano i Roma, muri Kiliziya yitwa Santa Maria Maggiore yayibonyemo, na Papa Francisco ni Vatikani, Populus Romana. Donc iyi shusho ijya kugaragaza iba muri Bazilika ya Mutagatifu Petero, ariko ituruka muri Kiliziya z'Iburasirazuba.
bikira mariya amaboko ayerekeje ku ijuru kandi yakira, ari gusenga hejuru, murabona ayateze gutya, ariko nanone dore yezu mu nda, yezu ukunda, yezu ukunda yakira. Bishushanya ko mariya wakira kandi utakambira be, akaba atwigisha kuba abanyamucyo mu maso y'Imana. Bikira mariya yakira yezu kirisitu kuri anonsiyasiyo, ariko aranadusabira. Iyi shusho n'ikivuga, muzajya muzibona muri za kiliziya ntimumenye icyo zivuga. Iyi shusho yitwa orante, ari ishusho ya kabiri. Ishusho ya kabiri noneho murebe uko imeze, iyi ngiyi mberetse, yitwa erewuza. Erewuza, umubyeyi w'impuhwe. Reba ukuntu ari kureba mu maso, reba ukuntu ari kureba mu maso, ariko n'ikiganza cye, n'ikiganza cye. Iyi shusho igaragaza urukundo rwa kibyeyi rwa bikira mariya. Iyi shusho yerekana umushyikirano, la communion, la relation hagati y'umubyeyi n'umwana. Murabona ukuntu burya hari ababyeyi, sinzi niba abenshi nabonye abantu mukurikira amasengesho, abenshi muri abamama, uburyo umumama akikira umwana. Ushobora gukikira umwana umureba gutya, hanyuma n'ubundi buryo wamukikiramo, donc sinzi gukikira niba ari ikinyarwanda, ariko uburyo uhagatira umwana wawe uratandukanye. Hari umutwara gutya, hari umutwara nk'umeze nko mu gatebo, hari muri ya ngobyi, hari usunika. Uyu munsi yateye gusunika, ariko ubundi gufata umwana gutya bivuze iki? Imana iri bugufi yacu, iratwitangira, ntabwo itwitaza. Iki nicyo bivuga. Imana iri bugufi yacu, donc iratwitaza, kuko bikira mariya yakiriye yezu. Yezu ntabwo atwitaza. Erewuza isobanura ko yumva ububabare buzaza. Mu yandi magambo, mu kwakira gutya, iyi shusho yerekana bikira mariya wumva ububabare, la souffrance futile. Yari azi ko bikira mariya kuri shusho ko umwana azabyara azaba igitambo. Muri iyi shusho bikira mariya si Theotokos, nyina w'Imana, ahubwo ni umubyeyi w'abemera usangira nabo ububabare binyuze ku mwana we. Mu yandi magambo, bikira mariya mu kwakira uyu mwana yakira iki? Yakira n'ububabare bwacu mwese, twese. Yakira gutya, akamwakira, akakira ububabare buzamubaho, ariko nk'umubyeyi w'impuhwe akamugirira impuhwe, ariko akakira n'ubwacu bwose. Ishusho ya nyuma ni hodegetria. Hodegetria, amashusho ni atatu, murayazi, mushobora kuba muyazi. Yerekana inzira. Dore ukuboko kwa bikira mariya, kurugana nka gutya, yerekana inzira. Ari kutwereka hano ngo mariya yerekana umwana we n'urutoki, atwibutsa ko ubutumwa bwe ari ubwo kumutwerekezaho. Niwe buzima, niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Bababwiye ko no mu mabonekerwa bikira mariya nta gishya azana mu mabonekerwa, kabone n'ubwo uyu munsi hari abagatolika bagenda basa n'abitaza kiliziya, batwerera bikira mariya ubutumwa bwinshi, ariko bikira mariya nta gishya azana ku ivanjiri. Waza kutwibutsa ko akavuga ati dore rwa rutoki rwa bikira mariya rujya kumera nk'urwa Yohani. Yohani yaravuze ati dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Ngo kuva icyo gihe bamwe mu bari mu bigishwa ba Yohani bamuvaho basanga Yezu. Urutoki rwa Yohani Batisita rwereka abigishwa be Yezu Kristo ngo bamukurikiye, naho rutandukanye n'uru rutoki rwa bikira mariya bavuga bati nimuve ku giti, dore umuntu, dore umuzabakiza, dore n'uyu nguyu niwe mwana wanyu. Tugeze ku mwanzuro. Umuhanga muri teolojiya witwa Hans Urs von Balthasar yaravuze ati kiliziya ni mbere na mbere, aka kajambo mugafate, mbere na mbere mariage, mbere yo kuba petrinienne institutionnelle. Bivuze iki? Mbere y'uko kiliziya iba iya mutagatifu Petero hano i Vatikani, tukajya muri bazilika ya mutagatifu Petero, mbere y'uko Yezu Kristo avuga Petero ngo kuri kiliziya nzubakaho kiliziya yawe, ariko kiliziya mbere na mbere ni iya bikira mariya. Kuko Yezu Kristo
nubwo yabwiye petero ngo kuri urwo rutare nzubaka kiliziya yanjye, ugomba kumenya kontekisite ariya magambo yamubwiyemo. yezu kirisitu yabwiwe yabwiye petero kuwa gatanu mutagatifu. petero yarihakanye gatatu, ariko nubwo yihakanye gatatu yezu, ariko yezu ntibyamubuje kumugirira icyizere. urankunda nyuma y'izuka, byabaye nyuma y'izuka. urankunda kurusha abangaba, dore mugize urutare kandi ko ndagira abana b'intama zanjye. ariko mwibuke neza, mbere y'uko mubwira ayo magambo, yari yarabwiye kuwa gatanu mutagatifu yohani ngo ye bikira mariya ngo dore umwana wawe. mu yandi magambo, bikira mariya yahawe kiliziya mbere y'uko petero ayihabwa. niyo mpamvu bakubwira ngo kiliziya ni mbere na mbere, l'eglise est avant tout mariage que pétrinienne. ni akajambo keza cyane. urukundo, contemplation, la care, la grâce précède toujours l'action et l'autorité. urukundo rwa bikira mariya, kuzirikana bikira mariya, kwakira igihe bikira mariya abwiwe na marayika gaburiyeli ko azabyara umwana w'imana, inema yahawe ku bubasha bwa roho mutagatifu. ibyo byose bibanziriza bwa buyobozi bwawe petero. ibya petero biza nyuma. bikira mariya ni kiliziya, niwo wa mbere w'ibanze. mu iherezo ry'umwiherero twibuka interuro ya mutagatifu Bernard wa Clairvaux. mu isengesho rye yaragize ati, ngiyi nyenyeri iyambaze mariya, mu kuyikurikira ntuzatakara, mu gusenga uyiyambaza iyo nyenyeri ntuzacika intege ngo wihebe, mu kuyitekerezaho ntuzibeshya, ni gufata ikiganza nyenyeri ariyo mariya ntuzigera ugwa, bibaho igihe cyose. umwanzuro wa kigabo rero ni uwundi, nk'uko yohani atazuyaje gutwara bikira mariya iwe, natwe tumutware mu mitima yacu, mu miryango yacu, mu kazi kacu, mu bo dukorana, mu bo twirirwana, mu bo tubana, kandi twe kugira isoni zo kuvuga umubyeyi bikira mariya. murakoze cyane. nyagasani yezu n'abandi nama. nawe kandi nimuhorane. murakoze cyane padi, inyigisho yari nziza cyane. kandi urabona ko rwose twahagumye twese 86, kuko nshimishije n'icyo ngicyo nicyo nagendeyeho ndavuga ni ubanza abantu bagize gusa, ariko ndashima ko mwihanganiye. kandi nanjye mfite saa 8:19 z'i Roma, ariko nanjye mba nagerageje ngerera mwebwe twese hamwe. byose bihuriza hamwe kutugirira neza. urakoze cyane. rero ndabona hari abantu bari kuzamura ikiganza, sinzi nimba bari gushima. reka dufate ikibazo kimwe gusa kuko twatinze. umuntu udashobora kugitahana ahita akibaza afunguye mikoro yihuse amasegonda make, arasa ku ntego. yego Florence. ndashimira padiri ku nyigisho nziza duhaye. murakoze. Arakoze cyane. reka rero mbere y'uko nsaba Bergère Diane ngo ashimire padiri, nsaba umutakambyi ashyikishe ino nyigisho duhawe, kuko ni inyigisho irimo ibintu byinshi bikomeye cyane kandi biduherekeza muri uru rugendo turimo. ni karibu umutakambyi ashyikishe mu buryo bwihuse iyi nyigisho, ubundi dukomeze gahunda y'umugoroba twihuse twibuka ko amasaha yagiye. tugire Kristo. turagushimira nyagasani Yezu ku buntu bwawe n'imbabazi zawe. turagushimira ko udahwema kutwiyegereza, kutwiyereka no kudusanga mu byacu. turagushimira kuri uno mugoroba aho waje kudusanga mu isakaramentu ry'Ukarisitiya, ukadusanga aho turi uko turi no mu byacu byose, ariko ukongeraho ikindi gihebuje gikomeye cyane mu gihe twitegura kwinjira muri retraite yo kunagurwa, gusenderezwa muri Roho Mutagatifu, ukaduha inyigisho, ukaduha igiseke gikomeye cyo kwakira umubyeyi Bikira Mariya, umubyeyi wamuduhaye nk'umubyeyi wacu. burya umwana wese ugira uburere ukagira aho uva, aba afite umubyeyi kandi aba afite umubyeyi w'umugore. turagushimira rero ko uyu munsi mu nyigisho duhawe wongeye kutwereka umubyeyi wacu Bikira Mariya mu buryo butandukanye, mu buryo afite akamaro gakomeye cyane, ari inkingi ikomeye muri ubu buzima bwacu, ari ubuzima bwacu nk'abakristu,
ndetse n'ubuzima bwa kiliziya turimo. Ndagushimiye cyane rero ku nyigisho wacishije kuri Padiri Dominique, kandi ngushimira n'imitima wateguye ikaba yakiriye inyigisho. Tuzi neza yuko ku bwacu tudashobora kugumana ibyo twahawe byose, kuko umutima wacu umeze nka bwa butaka bwakira, ariko kuko burimo ubutaka butarimo ifumbire nyinshi, akenshi ibyo twakiriye bikaducika. Niyo mpamvu nsabye kuri uno mugoroba kugira ngo inyigisho twakiriye uyu munsi abe ari wowe uyidukomereza, wohereze roho wawe kugira ngo abashe kuyikomereza muri buri wese. Tuve mu kigare, tuve mu bufana bwa Bikira Mariya, ahubwo tumutahane iwacu nka Yohane, kandi tumubone mu bubyeyi bwose twigishijwe uyu munsi, n'ubundi Roho Mutagatifu azakomeza kudusobanurira. Ndagusabye kandi kugira ngo buri muvandimwe wese uri hano, mu muryango wese uri hano, Bikira Mariya bamwakire, ntibamwakire mu mashusho gusa, ahubwo bamwakire mu buzima bwabo, kugira ngo ababere umubyeyi, uko ari umubyeyi wa Kiliziya, ababere umubyeyi mu ngo zabo, ababere umubyeyi w'abana, yigisha ababyeyi kuba ababyeyi, yigisha abana gukunda ababyeyi babo, akomeze aduherekeze, cyane cyane twebwe turi kwitegura kunagurwa, aduherekeze kugira ngo tubashe kuba abakristo b'ukuri, kuko ari we wemeye bwa mbere, ari we tureberaho, ari we yegoye yabaye imbarutso y'ibyo twemera byose, ari we wakiriye Yezu akamwakira mu nda ye, akamwakira no mu buzima bwe, kugira ngo adufashe kumwakira, kandi kuko yabaye umugeni wa Roho Mutagatifu, aduhe kuko kuba abageni ba Roho Mutagatifu twitegura kwakira. Turagusabye kandi mubyeyi Bikira Mariya, wowe mubyeyi twaraze, wowe igishura cyawe kiduhoraho, wowe dutakambira kuko uri umutakambyi mukuru, kugira ngo ukomeze gutakambira abana bawe, cyane cyane abana bawe kuri Yezu Kristo umutabazi, abitegura bamaze iyi minsi, aya mezi yose bari mu rugendo bitegura gusenderezwa, kugira ngo mubyeyi Bikira Mariya, aho dutangiye uyu munsi urunana rw'amasengesho, dusaba dutakamba, wowe mukandizi mukuru, wowe mubyeyi mukuru, ukomeze udutakambire, buri mwana wese umutakambire, kugira ngo icyo Yezu amushaka habashe kucyumva. Ingabire Roho Mutagatifu yatubuganijemo kugira ngo dukorere Kiliziya nk'uko nawe wayikoreye, tubashe kuzikoresha ndetse no kuzakira. Turakwihaye rero kandi turakwiyeguriye, nanone tukweguriye ibyacu byose, cyane cyane abari hano kuri uno mugoroba barakwihaye. Komeza rero iri jambo uduhaye n'izi nyigisho twahawe ntiriducike, ahubwo nk'uko wakandagiye inzoka Sekibi, ukomeze gukandagira ibyo byose bishobora gutuma turangara, maze tugateshuka ku byo twakiriye. Nibubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nibubahe n'ubu n'iteka ryose. Ndakuramutsa Mariya, wujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Nakoze cyane rero, nagira ngo nsabe Bergère Diane adushimirire cyane Padiri wihanganye, wigomwe ibitotsi. Umunsi we wari muremure yawe tubwiye, amaze amutwakire kandi amushimire. Karibu Bergère Diane. Urakoze muvandimwe Sibire. Kristo Yezu akuzwe Padiri. Iteka ryose. Ndagira ngo ngushimire cyane mu izina ry'abavandimwe kuri Yezu Kristo umutabazi, ku nyigisho nziza muduhaye ku mubyeyi wacu Mariya, kandi inyigisho idufasha mu kwitegura muri iyi fin de semaine tugiye kwiteguramo kwakira Roho Mutagatifu. Mwatubwiye yuko Bikira Mariya ari we Roho Mutagatifu yatwikiriye bwa mbere, ari we wakurikiye Kristo. Akomeze rero atubere umubyeyi utuyobora. Ndagira kandi ngo ngushimire kuba mwaremeye ubu butumire bwo kuza kudufasha no kutubwira ku byerekeye umubyeyi, kuko akenshi tugenda muri za emosiyo nk'uko mwabitubwiye, akenshi dukurikira abandi. hari abakururwa n'ibintu by'ibitangaza cyangwa ngo ibyo abakorera aho yabonekewe, aho gukurikira umubyeyi. Ikintu nkuyemo mu nyigisho nziza mwaduhaye ni ukumenya umubyeyi wacu ninde,
ni gute dushobora kumuzana iwacu nk'uko Yezu yamuduhaye ku musaraba. Iyi nyigisho rero iraduhamagarira ko imitima yacu idekuvra ibona, yihweza mu Kirundi bakunze kubivuga, ikimajina uwo mubyeyi, kandi ikadufasha no gukura no kugira icyizere mu kwemera kwacu. Bityo bizanadufasha no kwakira inema n'ingabire na Roho Mutagatifu cyangwa Yezu Kristo ashaka kuduha muri uru rugendo dushoje, kuko iyi niyo nyigisho ibanziriza iya nyuma. Mwatubwiye ko kiliziya, nta kiliziya Bikira Mariya adahari, niwe kiliziya yatangiriyeho, ni nawe mbere y'aba Petero bagizwe urutare Yezu yubatseho iyo kiliziya, ariko hari uwari wabanje. Inyigisho rero tuzagira ikurikiraho izatubwira kuri kiliziya twemera. Uyu munsi kandi watwigishije kutaba mu nzira y'igihogere, kumenya inzira turimo. Ese turi mu bumwe na kiliziya yacu? Ni ukuri ntatinze ndagira ngo nshimire Kabone wanatubwiye n'umunsi wahereweho ubupadiri, umunsi mwiza cyane wa Bikira Mariya ku 15. Ndumva tutazawibagirwa, kugira ngo twese tujye tukwifuriza uwo munsi, kuko yaguhisemo ngo umubere umwana, kuko abantu bahisemo kuba abapadiri uba ukurikiye Yezu Kristo, uba ubaye uhagarariye Yezu Kristo, ariko uciye kuri Mariya. Nawe rero ndagira ngo ngushimire kuba wigomwe ukaba uraye ijoro utwigisha, twebwe turi 2:00, mwe mugeze bwakeye. Reka tuguhe igihe gisigaye ugende uhumiriza amaso gatoya, kuko ufite ubutumwa bwinshi, ariko ndagira ngo ubwire ko abana bo kuri Yezu Kristo umutabazi twese twishimye, kandi turabasabira, namwe mudusabire muri uru rugendo tugiyemo rwo gusenderezwa, kugira ngo yego yacu izigane yego y'uwatubanjirije umubyeyi wacu Bikira Mariya. Rero Imana ibaduhera umugisha kuri uko kwitanga murara amajoro mutwigisha. Ni umuhamagaro, hari benshi bajya bibeshya ngo niko kazi bahamagariwe kutwigisha. Twebwe ntacyo dukwiye, ni ukubura ibyo tubaha. Ni ukuri turarokonesa imiruho mugira bamuri aya majoro. Ndizera yuko natwe tuzakomeza gufashanya no kubaheka, kugira ngo, kuko Sekibi ntabakunda abana ba Yezu, ntabakunda, ariko mukomere kuko muri mu biganza by'umubyeyi. Rero reka ndekeraho, mbashimire, mugire igitondo cyiza, kuko bwakeye. Igitondo cyiza. Yezu Kristo akuzwe. iteka ryose. Nakozwe iteka ryose. Nakoze cyane Diane. Nagira ngo rero mbere ko dukomeza gahunda ngo ntange amatangazo yihuse, nsabe padiri aduhe umugisha, tumurekure ajye kuruhuka, ubundi dukomeze gahunda y'umugoroba. Turagushimiye Nyagasani Imana yacu, tugushimiye uburyo wabanye natwe kuri uyu mugoroba, tugushimiye uburyo wabanye natwe mu munsi watambutse, tugushimiye impano y'ubuzima, tugushimiye buri kimwe cyose wadukoreye, tugushimiye kuri aba bagaragu bawe, kuri abaja bawe, kuri abana bawe bibumbiye mu itsinda, mu muryango wa Yezu Kristo umutabazi. Ni kuko byo koko uri umutabazi, uri umukiza, uri umucunguzi. Ni wowe dufite, ni wowe nzira yacu, ni wowe Arufa na Omega. Ngwino ubane natwe. Buri muntu udukurikiye kuri uyu mwanya afite byinshi akwifuzaho, kandi anyuza ku mubyeyi Bikira Mariya, nk'uko
washubije abikana igihe umubyeyi bikira mariya akwegereye akavuga ati nta divayi bagifite. N'uyu munsi hari ibyo abana bawe bari kubwira umubyeyi wa bikira mariya. Bikira mariya nabikongorere maze koko utubere igisubizo, wongere utwuzurize nk'uko byaba ibindi ikana byari byaba nta kintu cyari kikirimo, ariko warabyujuje nyagasani Yezu. Hari byinshi bicubangana muri twe, hari byinshi ndetse byabaye ibivide muri twe, bikeneye kuzuzwa, bikeneye gusenderezwa. Ni ku bwawe binyuze ku buvunyi bw'umubyeyi bikira mariya. Komeza rero uduhe amahoro mu ngo zacu, udumugisha mu ngo zacu, komeze udutabare. Tubigusabye tubinyujije ku buvunyi bw'umubyeyi bikira mariya, umwamikazi wa Kibeho. Ndakuramutsa Mariya, uje intemorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Bikira Mariya umwamikazi wa Kibeho, udusabire. Bikira Mariya umwamikazi utabara abakristu, udusabire. Petero na Paulo mutagatifu, mudusabire. Mutagatifu Francisco Clara Acutis, mudusabire. Nyagasani Yezu nabane namwe, nawe kandi nimuhorane. binyuze ku buvunyi bw'umubyeyi bikira mariya ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro ya Kristo Muhorane namwe. Aganze Kristo. Aganze Kristo. Kristo